ese wari uzi ko hari ibibazo ubaza umuntu aho kugira ngo bimwubake ahubwo bikamusenya cyangwa se bikamukomeretsa? Kandi akenshi ntabwo umuntu uri kubibwira azakubwira ati wankomerekeje cyangwa se wambabaje, ntabwo bishoboka. Abantu benshi rero hari amagambo bakunda gukoresha bumva ko ari ukubaza umuntu bisanzwe kandi uri kumukomeretsa. Reka nkubwire rero ibibazo byose ukunda kubaza, nusanga hari ikibazo ukunda kubaza umuntu cyangwa se ukunda kubwira umuntu, ubicikeho kano kanya, ubundi nyine ubirekewe ubibaza ko birakomeretsa cyane. Ikibazo cya mbere abantu benshi bakunda kubaza ati se uzashaka ryari? Ntabwo gushaka umugore cyangwa umugabo ari ukugenda ngo uragura nk'ikintu ku isoko, urajya kugura itungo cyangwa se urajya kugura ikintu runaka kuko uba uzi ko urajya ku isoko ugahita ukibona. Ntabwo rero gushaka umugore cyangwa se gushaka umugabo ari umushinga, icyo ni cyo cya mbere. Kandi ikindi ntabwo ari ikintu cyo kwihutira ngo kuko bakubwiye ngo shaka nawe urahita ushaka. Ntabwo umukunzi ari wa wundi uvuga ati hariya hatanditse karoti, hariya mu isoko hari ibi n'ibi, ndajya mu isoko ndabigura kandi ndabibona. Rero ntugashireho umuntu puresha ngo kuki udashaka, kuko biterwa n'amahitamo y'umuntu. Hari umuntu uvuga ati nzashaka umugore cyangwa umugabo nyuma y'imyaka runaka narageze ku kintu runaka, ariko kubera puresha zawe ni stress ziba zimwongerera. Burya abayeho mu buzima nta muntu ubwira ngo uzashaka ryari. Ese kutazana umugore cyangwa umugabo nta stress yagira, ariko kubera ko ya myaka aba yarihaye avuga ati nyuma y'imyaka runaka nzashaka umugore cyangwa umugabo, iyo ugenda ubimubaza uba uri kumutera stress kandi ukamukomeretsa. Ikindi cya kabiri cyane cyane none iki ngiki gikunda kuba ku bantu bagishaka, cyane cyane abagore nibo iki cyo kireba, ubu nawe wahita ukivumbura. Ese uzabyara ryari? Ese ko wabyibushye uratwite? Kambabwire iki kintu hari umuntu ukibwira akabifata nk'ibintu bisanzwe, akanagusubiza nk'ibintu bisanzwe bitewe wenda na gahunda n'umupate nawe bihaye. Hari n'undi ubaza ari mu kigeragezo cy'urubyaro. Uzi ko hari n'umuntu ushobora kubaza ati se umara imyaka ingahe utarabyara nyamara ni wowe utuma utabyara? None se urubyaro nitwe turwiha cyangwa n'Imana iruduha? Iki cyo ni ikintu gikomeretsa cyane. Murabizi ko hari abantu baba barabuze urubyaro, cyakoze niba uzi umuntu wabuze urubyaro cyangwa se amaze igihe atarabyara, iki kintu ntuzigere ukimubaza, uzabireke utegereze igihe azabyarira. Niba ukeneye umwana we utegereze igihe azabyarira uzajya guterura, sibyo? No kubaza umuntu ngo uzabyara ryari, ese uratwiteze? Ibyo ni ibintu bamwe birabakomeretsa, ntabwo bose ariko bibakomeretsa, ariko wa wundi uri kubibwira ntabwo uzi ukuntu arabifata, sibyo? Icyo ni cyo kintu rero kindi utagomba kubaza umuntu. Ese wowe igihe wakoreye kudakira, ugasanga nyine umuntu akubaje nk'iki kibazo nyine nkaho nta bwenge ufite, kandi nyine niba uri gucuruza, niba uri muri bizinesi runaka, uyu munsi igenda neza ejo ikagenda nabi, ni ibintu nyine biri ups and down, sibyo? Ukagenda umubaza nkaho nyine umushije ubwenge nk'ari igicucu. Iki ntabwo ari ikibazo cyo kubaza umuntu, sibyo? Tugomba gusirimuka mu mutwe. Ikindi kibazo utagomba kubaza umuntu, warabyibushye cyane? Hari abantu bakunda kubimbaza, ariko ngewe nyine kubyibuha kwanjye ntabwo mbigira ikibazo ku giti cyanjye. Ni ukuri pe, nta kibazo kuko ndishimye, umunezero mfite utuma nyine mbyibuha, sibyo? Ariko hari undi uzabibaza, reba ukuntu uteye, ko uteye nabi, ko wabyibushye, reba ukuntu umeze, reba ukuntu ungana. Icyo ntabwo ari ikibazo cyo kubaza umuntu, uba umukomeretse. None iyo ari umuntu ubyibushye atanabikundaho, biba ari ibindi bindi, sibyo? Ikindi kintu utagomba kubaza umuntu, ese ko wananutse hari indwara warwaye ituma unanuka? Mugabanye pe. Ibyo ntabwo ari ibibazo byo kubaza umuntu. Wowe ujye ubirebera hariya umujajinge ku giti cyawe, ariko utiriwe umubaza, sibyo? Kuko ntabwo uba uzi impamvu. Hari abahitamo kunanuka, ariko yahisemo kunanuka kenshi akakubwira ati ngewe ndi muri jimu nshaka kunanuka, ibintu nk'ibyo. Ariko hari n'ubaza ukaba wamukomeretsa, kandi muri abo bantu ubaza ntabwo uzi uko azabifata wa wundi uri kubaza, sibyo? Niyo mpamvu ugomba gufunga umunwa, sibyo? Ikindi utagomba kubaza umuntu, uzagira icyo ugeraho. Reka nkubwire, niba ari ikintu cya mbere utagomba gukora ni ukujajinga umuntu aho umurebeye aka kanya. Mwese ubu nta bantu duturanye cyangwa se abantu tuzi mu buzima busanzwe,
twe tuzi ko nyine kera bari abakene ariko bakaba ari abakire, ubu iwabo bakaba ari abagize abakuru b'imiryango kubera gukira. Ubundi ngo iyo ukize baraza. Rero ntukajajinge umuntu ako kanya kubera ko umubona mu isura mbi, arasa nabi, wumve ko nta bwenge afite, sibyo? Icyo nacyo ntugomba kukibaza umuntu. Ikindi utagomba kubaza umuntu, uri umunebwe, nta kazi ushaka, ese imyaka 2-3 ishize nta kazi urabona? Aho reka mbaho agastori gatoya kari short kanjye nanjye kambayeho. Namaze hafi imyaka 2, yari nk'umwaka n'igice nanjye nshaka akazi nifotra. Nagiye Butare, umva uturere twinshi natuzengurutse, napurayinga njya gukora ibizame, rimwe na rimwe nkatsinda ariko simbona akazi, ubundi nkatsindwa. Hari n'ukuntu natsinda ukajya muri interview bakakakwima bitewe n'ukuntu mwatsinze muri benshi, bakagira ibintu bagenderaho, sibyo? Warangiza rero ukaza unjajinga ngo uri umunebwe, ugira ute? Kambabwira umuntu w'umunebwe cyakoze nanjye njajinga nk'umunebwe ni wa wundi uba uri mu rugo wicaye uri kurya ibiryo by'ababyeyi, ukabambwira ati se waje harakwa ari akazi? Ati njye sinakora kari akazi karaciriritse. Uwo niwe nita umunebwe. Ariko wandi uhaguruka buri gitondo akajya gushaka akazi buri munsi akabura, uwo nta munebwe urimo, ahubwo ni umuntu w'umugabo. Ikindi utagomba kubaza umuntu, ese ko wakize amafaranga uyakura ikuzimu? Icyo kintu abantu benshi bakunda kuvuga. Ubu ntabwo bakikibaza cyane, ubundi bakibazaga kera, wenda kera nyine ugasanga umuntu yakize, aturiya muntu ajya ikuzimu, aturiya muntu ukize kano kanya ajya ikuzimu. Ariko ibyo ngibyo ngewe namaze kubona reality rwose. Umuntu ukize habe na gato, habe no kuba iyo ukoze ugakora neza, Imana ikabiha umugisha ikabijyamo. Ibi byo kuvuga ngo kuzimu ntibibaho, pfa kuba ibintu byawe birimo Imana, ubundi pfa bigenda biraninga. Genda utera imbere abantu kuva ati ajya ikuzimu. Ariko icyo ngicyo cyo rwose ukimbwiye sinzi, ubu nagufata gute we? Amafaranga ugira uyakura ikuzimu? No. Ikindi rero utagomba kubaza uyu muntu, uri mubi pe, reba ukuntu usa. So nawe Imana yarakuremye, reba ukuntu usa, uteye, ungana. Hari abantu nyine bagenda bakakumanuka. Cyakoze iki cyo kuvanga uri mubi atari wandemye, twese twari mu ishuri ry'Imana kandi twese imbere y'Imana turangana. Sheri, waba ufite ikibuno, waba usa n'inzobe, waba usa n'igikara, waba ugize ute, waba uri muremure, waba uri mugufi, twese twaremwe mu ishusho y'Imana. Kandi iyi si twiratana, twese turi abagenzi. Umva, ejo n'ejo bundi urigendera bakwibagirwe, nanjye ngende banyibagirwe, sibyo? Ntukiratane ubwo bwiza ufite, kuko kumbwira ngo ndi mubi ni uko nyine bigaragara ko uri mwiza, wambonye ko ndi mubi. Kandi nta muntu mubi kuri iyi si, ntawe. Ahubwo buri wese agira amaso ye. Niba umbonye ukabona ndi mwiza, undi arambona mbone ndi mubi, sibyo? Iki kintu rero ntabwo ari ikintu cyo kubwira umuntu pe, kirakabije noneho cyo, sibyo? Ikindi cya nyuma, ukwemera kwawe guke niko gutuma ibintu byawe bidakunda. Ntusenga, ntugire nyine judgment. Sheri, iyo ngiye gusenga ntabwo nguhamagara ngo ugiye gusenga, sibyo? Kandi akenshi ngiye nizerera mu gusenga ko nta kinanira Imana. Ikintu cyose nugifokasinga ko bati Imana nkwitse iki, ukajya ugisengera. Wowe uzambabarire, ntuzacike intege, uzizere kizagenda, kizarangira sheri, kizatinda ariko kizaza. Ngewe narasenze nsengera akazi nkajya nirirwa ndi muri chapelle, ariko Imana igihe nabifasha ngo bati ngiye gufokasinga mu gusenga, ni ukuri nta rwashize amezi 2 Imana yise isubiza. None gute umbwira ngo sinene? Ntabwo igihe cyanjye kiragera mu bintu byanjye byemere. Nibyemera bizagenda neza, sibyo? So rero iyi ni video ya mbere. Niba muyikunze, niba uri kubona hari ikikumariye, yisharinga abandi, noneho umbwira ati tubwire kuri iki kintu, ibintu byose ndabifite kandi ufite ibintu byiza. Subscribe niyo ya mbere, ubundi ndabakunda.